watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso umugabo umusore ndabona ko yambaye impeta tagira abantu wenda umunsi kubonye n'ubwambira gatagati uraha musore ko tubona birashoboka ko umuntu ashobora kunyibeshyaho yego nagira ngo wenda iyi ni ya mpeta ya fiançailles y'urukundo ariko yagenda umuntu w'umusaza nubwo ngaragara nk'umuntu ukiri mutoya ndashaje oya na ntuzana ya na ni Abrahamu ni cyane Isaka ngo baramubashenga imyaka yawe ninga ngushyiramo n'iy'uruzerero rero numva hari imyaka umuntu acamika gatuma nyine mu bigaragara ari umujene ariko ku myaka ari mukuru shimiye hanyuma ufite madamu n'abana batatu madamu n'abana batatu uri umukirisitu Felicien karame ndubashaka ko dutaramira uyu munsi kadutaramira katwinjiza mu kanya ko gutarama abantu tukabohoka tukaramya Imana tujye gwa kanya banzu usenge mutsizo kabereye isunzu mutsizo shoboye isunzu mutsizo cyiza yasara ishoboye. Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV na Felicien Hakizimana. Hakizimana TV. Wongeho gitunguru nturyibagira. Wongeho gitunguru. Yego. Hanyuma mwese turabasuje rero mu majyepfo majaruguru mu burengero bwaryo. Hanyuma ndetse no mu burasira bwaryo tubahaye ikaze na karibu. Turavuze ngo ikaze kuri channel yitwa Iramiro TV ndetse na Felicien TV. Hanyuma amahoro y'Imana abani namwe nyine wararwaye Imana igukize utarufite amahoro mu mutima Imana yaguhe wageze ibyago Imana igukomereze umutima kuko ari nyine nkomezi kandi nawe ari mu bitaro urwaye nyine Imana ikugereho wowe uri kutwumvira mu bitaro mu modoka ugenda Imana ikurambure ikiganza cyayo cyiza kikugereho. Hanyuma tubahaye ikaze rero twababwiye ko tuzatura tugatarama tukabana n'abataramyi uyu munsi twongeye kubana na Felicien Gitunguru muri sashiza tucishije akarimbo kavuga ngo Imana dokandira akanyenyeri mwakabonye nyamara ngiye buriya hari ukuntu byagenze mbona Imana ikanza akanyenyeri da Imana ishimwe uratanga ituru uyu munsi nyamara ariko niko bimera burya iyo umuntu yahanuye ubuhanuzi bukemerwa umuntu ajya gushima rwose yego Imana iguhumugije Felicien asante suhuza abantu tugiye kubana muri mwanya w'ikiganiro ya turabasuhuje mu izina rya Yesu bari mu gihugu cy'u Rwanda bari hanze yacyo tubahaye ikaze mugubwe neza yego murakoze cyane Felicien. Hanyuma akanyenyeri Imana akanyenyeri kabaye akanyenyeri kweri ndiko tamagana tuha mugabo waririmbye akanyenyeri sha byaradufashije ati none nabonye n'abantu bandira comment nagashize kuri stati
ngiye kubona mbona mwe watangiye kugapostinga ati Imana dukanje ku kanyenyeri rero nawe Imana dukanje ku kanyenyeri pe so ntawagakanze nimero yanjye irayifite nowe ntawagakanze se muri oya Yesu ariko ndakiteguye hari wasanga uyu musari wori bukankandira ko batageze yerekora ntawamenya oya naba bembe 10 barakiza ariko bose siko bagiye gushima okay hagiye umwe nibyo ko rwose nibyo hanyuma Felicien karame twishimiye kongera kuza ku Iramiro TV urakoze cyane ndetse ubu ngubu uri no guca kuri uri guca no kuri Felicien Hakizimana hanyuma ese Felicien karame harya usengera he ibwira abantu hano usengera nsengera ku itoro rya ADPR Paroisse Gihogwe ku itoro rya Nyakabungo. Okay. Aha komeza rwose tubwiye n'umuntu nitabye. Okay. Uri umugabo uri umusore ndabona ari kwambaye impeta. Tagira abantu wende umusa kubonye no bwambira gataga ati uriya musore ko tubona birashoboka ko umuntu ashobora kunyibeshyaho. Yego. Nagira ngo wenda iyi ni ya meta ya fiançaye y'urukundo ariko yagenda umuntu umusaza nubwo ngaragara nk'umuntu ukiri mutoya ndashaje. Oya na ntuzana ya na ni Abrahamu cyane Isaka ngo baramubashenga imyaka yawe ninga ngo shyiramo n'iyuruze rero. Rero numva hari imyaka umuntu acamika gatuma nyine mu bigaragara ari umujene ariko ku myaka ari mukuru. Ikamana nita n'umuntu gatoya. Urumva rero nubwo umuntu abona n'umujene ariko ni Yesu ugenda abikora kandi nabyo ni byiza cyane turabyishimiye. Hanyuma ufite madamu n'abana batatu. Madamu n'abana batatu uri umukirisitu. Felicien karame ndubashaka ko dutaramira uyu munsi kadutaramira katwinjiza mu kanya ko gutarama abantu tukabohoka tukaramya Imana tujye gwa kanya banzu usenge nakari gaciyeho Imana araduhamagaye no kuri kw'Imana kandi twayitabye turi bazima twitabye Imana turi bazima kandi uwo mugambi turawukomeje kandi kuburya nibutse abantu badukurikiye iyo utitabye Imana uri muzima niyo wapfuye ntago ubuyitabye nubwo abantu bose babyitira ko babitabye Imana hari batayitaba kuko iyo wapfuye utaritabye Imana ukiri muzima ntago witabye Imana sinza wenda nabantu kanyereka ndekera aho sinze umuntu abayitabye sinze umuntu abayitabye ariko mu bigaragara iyo umuntu yitaba Imana ari muzima Bibiliya yavuze ngo nyuma yo gupfa nta migambi nta n'imirimo ntago uzigera ushima Imana wapfuye uyishima uri muzima uyikorera uri muzima ukayishakana umwete ukiri muzima hanyuma rero reka tugakanya usenge numara gusenga tugakanya urakoze cyane reka twubahe Imana dusenge yego turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo haleluya tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye cyane Yesu we tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rutarondoreka baba watubambiye amahema warakoze uhimbazwe shimwa Dawidi yabivuze neza aravuga ngo ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira ahacu ni habakibukwa ariko turiho kubw'imbabazi zawe ushimirwe amen tugushimiye kubw'aka kanya tugiye gutaramira imbere yawe ndetse n'imbere y'abantu bawe turasabye kugira ngo uduhe kugubwa neza mwuka wera w'Imana ganze kandi ibihe byiza bikomeze kuba mu mitima yacu urakoze kumvishe gusenga ni mu izina rya Yesu amen hanyuma tangira dutaramire okay reka tubataramire mu izina rya Yesu ndizera ko ari abari mu kazi mukomeze mugakore munagubwa neza munumva no ku ndirimbo ziramya zihimbaza Imana Imana araduhamagaye nta kibazo yego nta kibazo Baba,
Hallelujah.
umugisha. Asante. kuzabisohoza. Oh, marshimwe umwe yarabivuze. Haleluya, abankurikiye haleluya. Arangije aravuga ngo inkoni ikubita abadayimoni umuntu ayitemba mu ishyamba ry'ibintu Imana yavuze. Ndavuga ibihamya ni Imana ivuga yarangiza igasohoza.